meze neza nizeye ko muryohewe kuko ni ikibazo cy'amasaha, ni ikibazo cy'igihe kugira ngo abantu mwibereye aho za Rukomo, Rwamagana, Ihuye, Rusizi, Karongi, Rubavu ndetse na Musanze, nibagiwe n'umujyi wa Kigali, mutangire muryoherwe n'icyo nakita ngo ni ibirori by'igare. Niyo mpamvu uyu munsi rero njyewe Braveste na KD Rwanda twiteretse kugira ngo tugende tubaha update kuri update, kubera ko ejo ku isa y'isa 4 n'igice tuzatuhababereye aho bita i Remera, twagiye gukurikirana uko bizaba bimeze, ariko kandi tuzagenda tuzengurukana n'igare kugira ngo muzajye muyirushaho kuryoherwa ndetse no kuba mwakishimira ibiganiro cyangwa se ibyo KD TV ibakorera. Nitwa Braveste nkuko nabivuze, ndi kumwe na KD ari nawe ugiye kuba abasasanurira kuri Tour du Rwanda muri rusange. KD ngwa ikaze. Yeah, what's up my people? This is your boy KD, the big man, the real hustler, the trier. I have dream and I live in a dream. Don't worry about things cause everything's gonna be good. You're gonna shine soon. Tugushyigirana mu minsi iri imbere, turaba tumeze fresh sana. Braveste, urakoze cyane kunyinjiza muri Tour du Rwanda. Yego. Na 26. Ngiro byahumuye. Utangiye neza cyane. Ariko reka nkubwira ko cyitwa Tour du Rwanda kimaze kuba nka football y'u Rwanda rwose. Aba bakinnyi ba Tour du Rwanda rwose. Witangira undiza. Reka tubanze dufate nk'iminota nk'ibiri tubasengere. Kwa kundi dutangira ikiganiro cyacu dusenga. Umwihariko wacu. Yego. Nyagasani Imana yacu. Yego. Tugushimiye, turaguhimbaje cyane. Tugushimiye ko ushobora byose kandi tugushimiye ko turinda. Haleluya. Buri munsi tweretse YouTube channel yacu, turakwinginze ngo views uduhe kugira ngo ziboneke, uduhe kugira ngo abanyarwanda baturebe kandi badukunde, kuko bakunze abitwa Bayago bakaba bari Uganda, kuko bakunze bayemerene ndetse n'abandi bose bakora ibiganiro bya YouTube. Natwe turakwinginze ngo umugisha wawe uduhe. Amina. Tweretse ibyo tugiye gukora aho uyu munsi, ibyo tugiye kuvuga, turakwinginze kugira ngo bigengwe nawe kandi uduhe kugira ngo dutange ubusesenguzi bwimbitse mu banyarwanda. Tubigusabye twizeye kandi turakwinginze ngo natwe Tour du Rwanda uzande kugira ngo itahe mu gihugu cyacu, tuzashima izina ryawe ndetse tuvuge gukomera kwawe. Urakoze kubyumvise. Amen. Yego. Ntangiza. Ivereka nkwinjize gutya, ariko ndagira ngo mbanze dukebure rwose ikiganiro nicyo kintu tugiye kwibandaho, kuko rwose Tour du Rwanda imaze kuba nkaho ari Amavubi bari gukina. Dore ko Amavubi yakinnye buri gihe atsindwa, ayo ni inkuru twamenyereye. Yes. Ariko reka tugire gutya mbere yo gukebura, banze nako mbere yo gukebura Team Rwanda, ariko imbabarire rwose nubwo mfashe team y'igihangaje nkagira gutya nkayikebura, ariko kureba umuntu utarimo uratanga umusaruro ukavuga ati kora gutya byaba byiza. Oya, birababaje kubona tumaze hafi imyaka irenga 3 na Tour du Rwanda dutwara kandi ari ibintu byari bimenyerewe za 2014-2015. Twaheruka Tour du Rwanda 2018. Ngahibaze. Birababaje. Yego. Guhera 2019. Yego. 2020. Yego. 2022 imyaka uri kumva igera muri 7 tudatwara Tour du Rwanda. Na Tour du Rwanda. Yego. Ariko ubu ku nshuro ya 8 reka twizere yuko bura naraye nanarose neza Tour du Rwanda twayitwaye. Nabonye batangiye no kubamurika kuri convention center abazitabira. Yego babamuritse, ariko si ibyo gusa, reka tugaruke gatoya turebe imyaka Tour du Rwanda imaze itangiye. Nibutsa ko Tour du Rwanda imaze imyaka 37 itangiye, ndetse ikaba yaratangiye mu 1988. Ku nshuro ya mbere yatwawe n'uwitwa Celestin Ndengeyimana, nibwo yari ikiba, ndetse yatangiye ari rushanwa rizenguruka igihugu ndetse no mu karere. Yego. Tour du Rwanda yamenyekanye cyane kuri uyu musore witwa Abraham Ruhumuriza, dore ko ariwe wayitwaye inshuro nyinshi, inshuro zigera kuri 5 yikurikiranya. Yego. Ndetse iza kongera kugirwa mpuzamahanga mu 2009, aho yaje gutangira kwitabirwa n'abanyamahanga bagiye batandukanye. Aha twagiye tubona agatotsi cyane mu banyarwanda mu gutwara Tour du Rwanda, nko kuva mu 2019 kugera mu 2013
icyo gihe muri iyo myaka yose nta munyarwanda wigeze uyitwara. Umunyarwanda wongeye kuyitwara mu 2014 ari we Valens Ndayisenga. Uramuzi cyane? Ndamuzi cyane. Yego. Ubwo ngubwo tukivuga Valens Ndayisenga tunamushimira cyane. Ahangaha yaje kuba umwe mu banyarwanda bakundishije abanyarwanda igare. Ndetse tuza kubona n'ikintu bita guhatana, aho witwa Joseph Areruya nawe yahise yitwara 2017, ndetse iza gutwarwa na Samuel Mugisha mu 2018. Aha akaba ariho twahise tugira ute duca umubano na Tour du Rwanda. Icyo gihe ntabwo twongeye kongera kuyitwara, ndetse 2019 nibutse abanyarwanda ko aribwo yaje gushyirwa kuri 2 n'igice kimwe, aho yari ivuye kuri 2 n'ibice 2, aho yayisiba ryahise riba irushanwa rya hatari cyangwa se rikurikirwa cyane ku isi. Yego, ariko reka tubanze tuvuge kuri aba banyarwanda bazitabira Tour du Rwanda. Na basore bagera muri 5. Yego, turabona uwitwa Byukusenge Patrick, turabona uwitwa ufite Umukiza Shadrack, tukabonamo n'uwitwa Nsengimana Shemu, tukabona n'umuntu witwa Eric Nkundabera. Tuvuga yuko uyu Patrick Byukusenge ari we mukuru uzaba uri muri Team Rwanda. Yego. Ni Team Rwanda abantu bakwiye kwitegaho iki muri rusange? Rino rushanwa rirenze kubera ko irushanwa ryamaze gufata indi ntera, ribaye irushanwa mpuzamahanga, ndetse rizamo ibyamamare cyangwa se abakinnyi ba mbere ku isi batwara igare babigize umwuga. Niyo mpamvu abanyarwanda benshi basigaye barushwa cyangwa se bibaye ingorabahizi kugira ngo babe baritwara. Ntabwo ari irushanwa twiteze ko abanyarwanda batwara cyangwa se ngo twicare tuvuge ko baduha ibyishimo bagatwara Tour du Rwanda. Ndetse mvuga yuko cyakoze bashobora kugenda batwara tumwe mu duce, kuko harimo umwaka 19 bagenda batwara ama-etape amwe n'amwe. Twongera kwibutsa abantu aho igare rizanyura kugira ngo turusheho kugenda turyoherwa, cyangwa se abakora iki kiganiro barusheho kugenda baryoherwa. Ejo igare ku itariki 22 z'ukwezi kwa 2 2026 rizahaguruka i Kigali. Ubwo ni Kigali tu Kigali, aho rizanzenguruka umujyi wa Kigali rikazasoreza i Remera, ariko rizanyura ahazwi nka Kibagabaga, rinyure Nyarutarama ndetse n'ahandi henshi hagiye hatandukanye. Umunsi ukurikiyeho rero tugende twapudetinga abantu ahantu igare nyine ukuntu bizaba bimeze ku munsi w'ejo, tubabwira kugira ngo bazaye banitegura. Yego, tangira n'ahambere rizaca. Yego. Ubwo ejo ku munsi ku itariki 22 z'ukwezi kwa 2 mu 2026 ni ukuva Kigali bakomeza Kigali. Bivuze ngo abanyakigali bose bazabasha kureba igare n'amaso yabo. Ubwo abari Kibagabaga, za Nyarutarama, abari za convention bose tujya tuba updatinga kugira ngo ejo bazabe baharyamye. Butsa yuko iba ari ibintu tumenyereye n'ubundi. Ku itariki 24 nk'uko bisanzwe bazaguruka Kigali berekeza i Musanze. Naho ku itariki 24 bazaguruka i Musanze berekeza i Rubavu. 24 rero gukomeza 24 bazaguma mu mujyi wa Rubavu, bazanzenguruka umujyi wa Rubavu muri rusange. Naho ku itariki 25 rero bazaguruka i Rubavu berekeza i Karongi. Ariko kandi ku itariki 26 bazaguruka aho bita i Karongi berekeza i Rusizi, ari nako bahita bakomerezaho i Huye. Bakazava rero i Huye berekeza Nyamata, ari nako bava Nyamata berekeza i Rwamagana, bakomeza na za Rukomo, hose bagenda bacambwa igare gake gake. Reka tugire gutya tunasoza ikiganiro cyacu, reka dushimire abari badukurikiye. Mbere yuko usezera cyangwa se ubashimira, ni icyo abanyarwanda bakwiye kwitega muri Tour du Rwanda gitandukanye na Tour du Rwanda zagiye ziba mu myaka igiye itambuka, bigeranyije nuko wenda ari amakuru ufite cyangwa se wagiye ukurikirana ukuntu imyiteguro yagiye igenda muri rusange? Icyo twabwira abanyarwanda ni uko iyo tugiye gutangira amarushanwa kenshi twese tuba dufite 100%. Tuba nyine uba wayatsinda, utangira ufite 100%. Iyo tugenda twitwara cyangwa se ko abakinnyi bacu bazagenda bitwara, niko bizagenda bigaragaza intsinzi cyangwa se uri butsinde. Uratanga cyizere ki? Icyo navuga nuko rwose ntago navuga ko ubwo irushanwa ryabaye irushanwa mpuzamahanga ndetse n'imyaka imaze kuba myinshi tudatwara irushanwa, ariko reka
nsabe ahubwo abakinnyi kumva ko umufana we turamufite ubibona yuko uko bagenda baca ku mihanda igiye itandukanye umufana waba yuzuye yego nuko ndasaba abakinnyi kugira ngo azemere uri kumva n'akagongo gaturika ariko agira ute ashimisha igihugu ishema u Rwanda yego ubundi mvuga igihugu ngumvuza umunyarwanda yego ubwo abanyarwanda muri rusange njye nakubaje mu ruhande rw'abafana urabona ari icyizere cyangwa nta biba byiza ko icyizere reka abanyarwanda twizere ko tuzatwara Tour du Rwanda 2026 wabivuze gusa ababibona barabibona cyangwa se abazabireba nta cyizere wifitiye magingo aya ngaya nanjye nanjye kugiramo ubwoba nanjye tugiye kunera ubwoba cyonzi cyo uriya mwana w'imyaka 19 ashobora kugira gutya akadutungura ubwo se ntazazana byari by'ubwana oya ntaby'ubwana yego shimira abantu rero turangiza ikiganiro ari nako tubararikira ku munsi w'ejo kuzaba turyamiye amajanja kuko bizaba ari ibirori mwibutse ko ejo dushobora kuba turi kwamamariza Ingufu Gin Limited yego have ko numva ibirori byashyushye yego ni rero dushimira abakurikira ibiganiro byacu babe 10 babe 20 babe 50 turabakunda cyane ni mwebwe dukorera KD nakagaruka yego rangira kintu babwira usibye kubabwira ngo mukomeze mudushyigikire mukomeze mudusapotinge ari nako mugenda mudusharingira kugira ngo ibintu bikorusheho komeza kugenda biryoha murabona ko tuba twiteretse kandi tuba dufite byinshi byo kubabwira turabashimiye imihanda izanatwibuka mu kiganiro